ushobora kuba uri umukobwa cyangwa se uri umusore ukaba uri kureba ino video cyangwa se wubatse, ariko ndagira ngo nkubwire ngo aka gatoki ndakagutuye, aka gatoki ndi kurya ndakagutuye kabisa. Ako ni agasahane, kariya ni agatoki. Rero kano gatoki nta nubwo karimo ibintu bihenze, n'utuntu duhendutse turi aho ngaho. Ubona ko ngaha nari ndi kweditinga, ariko nyine ukuntu umuntu aba ari kweditinga amavideo ariko akaza kwikanga inzara yamwishe pe. Nahise ndeba ku ruhande ndavuga ni reka nshaka ukuntu nteka akantu, nako natetse agatoki kameze neza pe. Kandi uwo muhungu, kandi abahungu ntabwo bakunda kutumenyaho nk'abantu bazi guteka. Ibana ariko hano naragakubise bien. Ibana nandi kukarya mvuga ni gani se nuko bimeze. Nabona hariya ewana, ngo tuvugana hariya nari mpaze ewana. Abana se ninjye wabitetse cyangwa? Noneho ikintu cyambabaje nuko nagiye kureba nkabona karashize, nari natetse gake, kandi ubu nagatetse nabwo ndi kwiciragura mvuga ni nta heza hisi, ariko cyari kiryoshye. Ewana cyari sawa. Ndaje hariya rwose nari ndimo ndi kurya utwanyuma. Dore apeti cyangwa nawe mfite apeti idasanzwe, ariko ndavuga ni ibintu biraza kugenda bya. Ubona ni agatoki gakeya ariko kameze fresh, yuza kuba ari twari kukicaniraho. Ahangaha ndakeka ngaha nari nsoje, mvuga ni reka nkomeze nkore akazi, n'ubundi burya kurya ntibijya birangira. Reka nkomeze nikorera akazi, n'ubundi n'uwabyise kurya yarinze afata bimaze. So nakomeje nikorera akazi rero ndasoza. See you.